umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Umwari series wanditse akundi ibintu uri kwigira n'ibiki asura nshaka hiki genda umugabo nimba mukeneye ugomba kunyiya nk'umugore wanjye mugihe se nagukeneye umva rero mubwire ntuzatume ndaka cyangwa ngo nkwange cyangwa ngo mpinduke dupfuye ibi bintu. Urabizi neza ko ibintu ari byo byubakirwaho urugo. ntabyo mfite. Okay. Genda. Ngiye se. Jya kurara muri cya cyumba washakaga. Kanicuramire. Ugira gute? Nicuramire. Ryana. Nise kuri gukuru bishuka. Shakanye. Nagiye mushima Imana koko. Hanze papa mwana. Uragusubira guhinga umwana wanje. Uyu mukwiye gufata isoko umuntu akayishingura. Akayishingura? Kubera iki? Ngashingira birasa. Nkongera kubona igisupusupu cyane gisubira guhinga. Papa wagiye kubutesa. Ntabwo byari ibiryo yibi. Wagiye kubutesa. Neso wakingiye umukira ku buryo noneho utazongera gusubira mu murima. Mukabari. Sigaye sakayo ntashye. Usaka so ugira iki? Afite mu gihumbira. Egiki? Ndahimko kabari mu bandi bagabo. Kabari. Yanguriza niba wanayitije yanguriza ariko harana mu gihumbi gishyashye. Mutongoro. Ubusura nonse no mufite igihumbi. Shamba amafaranga anje koko. Ubusa nafite igihumbi nkaho ntaguza no tufite. Mama sengisa. Mari. Abe. Waramutse. Sineza. Ko hazindutse cyane se none. Oya. Ntabwo nazindutse. Iwacana samba nabyutse. Saa 11 n'igice.
ahubwo mbyuka saa 10. Jewe numvisha ugenda cyangwa byibura uragenda ugaruke. Nategereje kugaruka ndaheba. Ko wicaye hasi. Habuze ikintu nkora. Niyo mpamvu ubonye utigeze utegura breakfast. Ariko twebwe iwacu nta kintu tujya dufata mu gitondo. Ako papa wagira ko ibintu by'ubutesi nk'ubwo ngo ahubwo fata isuku ze tujye guhinga. Jewe umuko birasa. Hey! Ibaze nasuyo. Ubu ngubu ni kawa sinazisoroma. Ngomuki? Reka ye. Yo nicira mu kabari. Umuko. None uri kunyaka amafaranga ujye mu kabari. Nundi ariko yarayanje. Washaka ko yajyana hehe? Abo sembira wahamagaye nyine bakubwira ko umukobwa wanjye kugitwara neza. Ngira. Twara mane. Ose iki gicuku nicyo kubyuka duhamagara umukwe. Reka abandi bana biruhuke. Nose yagiye kwica ntagiye kuba ku rugo. Nyine none se uyari yaranditse. Nyine uhamagara kumenya niba yabyitwayemo neza. Ko yabyitwaye ariko amashyushyu. Ariko se ngiye muhamagara umuntu tuvugana. Ese muhamagare uheruka kungura amayinite. Ariko se gusatira bya bintu by'akanyenyeri. Shaka kumenya niba umukobwa wanjye ubu ngubu. Nire ntabwo ari watiye wigeze wishyura amafaranga abandi watiye. Yihora njye kuri botike nsimbura umuntu nizi ntuza amayinite. Ubundi ese ko mbona wagira ngo byutse ugenda pakumwa. Mbyuka njye. Ko wagira ngo usubiye mu kabari. Ngiye kuri manifi ningize ngiye nta nubwo rero mubwire wa Mufasi yakakunkopa yewe. Ubu ngubu wumva birasagiye kugereza amafaranga. Banza wumve mu. Ngiye gura simukadi ku buryo ajya shira yawe kuri simukadi yawe ayanjye kuri simukadi yawe. Ayawe yamenye mu gikoni ayanjye ni icupa. Ahangaha rero wageze hatandukanye n'iwanyu. Sibyo? Ngomba kukwitaho. Ubuzima bwawe bugahinduka. Ugomba kujya ufata breakfast. Ukamenya ko saa sita ugomba gufata ibintu byose ukabikora ku murongo. Nko mu gikoni hari amagi, hari nta kintu cyose kidahari. Kubera icyo utabiteguye. Ko ntumenyereye kujya mu gitondo. Hari ikindi kintu wakoze se? Oya, nabonye ibintu byose bisa neza. Hari ikintu utazi guteka se byasaba ko umuntu ashaka umuntu ubikora? Ndagerageza. Okay. Ngaho tegura, teka umureti, sibyo? Ngiye ku kazi. Ugerageze wiyiteho. Ubwo saa sita naho nintaha nizere ko ndi busange wateguye. Ujye urya ibiryo bikaranze. Nese umwana hari ibyo uzi guteka, hari n'ibyo utazi guteka. Nuko iwacu tutarya amavuta. So urabona koko narya ibiryo bidafite amavuta koko? Ndabikora. Sawa. Witeho. Banza wumve icyo ndi kukubwira. Wanga ubuhe bwoko bw'inzoga wagira ute icyo nkeneye nuko tuza ugaca tukajya mu murimo. Ibintu byo kubyukira mu nzoga. Icyuki yanjye ndagukunda. Ngiye kwa Alphonse mushyiremo agacupa kamwe cyane ubuhinga ndagusanga. Papa umwa. Yego. Ntabwo umwana ari wamerekezaga guhinga. Musigira isaha yanjye kugira ngo umenye ko. Ahubwo yimpe ndayigurisha. Musigira isaha yanjye. Ndayigurisha iyi ngiyi. Iyi nyine ya n'umuzungu wa François. Umwana ntabwo ari wamerekezaga guhinga. Ntabwo byutse ngo hoha nugiye. Akoze umuntu abarohoha. Ngo aratembera ntabwo abahoha. Hako muza kuzigiye mfotera. Uratembera Yesu usiza ngahe hano? Usiza ngahe hano? Nose ngusize mu rugo shyira amafaranga yo guhaha. Nta mafaranga ari hano ntubara n'ikintu cy'ikomisiyo ukora. Bakuma n'izina ry'Imana ntabwo uri buryo umunsi. Ibyo ndabikubwiye ugenda ubizi. Nubwo nkunda ibiryo bikora. Igenda ndakubwiye ngo utaza hanga unsakuriza. Ntasire. Papa utaza hanga unsakuriza. Ni ntahira ngo ari urashingiriye. Nose ubuze kuvuga ngo mutware mwiza agenda uhaha uronke Imana iguhire ikigoro cyose genda ukumugisha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cy'agaciro. Ubonye umugore mubi ngo wagushije ishyano. Wewe vuga ngo Rudovi icyo ukozeho cyose gihinduka amahirwe. Rudovi icyo uri bukoreho cyose ugamije kunywa inzoga gihinduka umwaku
icyo ushaka cyose amafaranga yose ushaka ari kujyana mu kabari ahinduka umwaka ntugere na make ubuse Imana inyumvisha ngataha nasinze kandi ntasinze amazi ubwo se ntiwamwara ndakoresha uko nshoboye ntaye meze neza kandi ndakuzanira ikintu cyiza saa yanjye ntuyigurishe sinyigurishe nyine no kugira ngo ahubwo buretse hirwaze buretse hirwaze bizu nawe ko kimeze gendereka akasigara wishimye niyo jire kandi uzansubiza ijire yanjye ubundi byose byicwa nuko nkungurira utuntu twiza warangiza izi ni iz'abagabo ntabwo ari iz'abagabo mbega hano heza uyu mugabo ni umukire mbega intebe koko aya meza yuko wagira ngo ni isanduku ibi byose ni ibye kuko papa yankoreye ibiki gutinyuka akanzana ahantu nk'aha uyu mugabo ntabwo mukunda none ibintu byose biri kunyobera noneho nagaruka agasanga ntatetse irambitana arankunda gutinyuka akazana ku muntu ntakunda asize atambaye imbabura ibintu bya gaze nabyo menyereye ariko ntacyo ndamubeshya ko nariye bigenze bite yamaye gaho haguruka 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 none se bigenze bite ako se nawe tekereza kabisa niko ubuse kandi wasanga nta n'inkweto wambaye ngaho ndebera none se wowe urafata amazi ukamena ku makaro iturusho ya kirete yo muri tuwarete gusa ni gute utari kugwa koko uzi ko urebye nabi wanapfa warutete akose nk'ubwo nduba muzima ukiri ubwenge muzima akose ibintu none bigirane mwuka mbere ibi ndabivuga ngo kiko
urimo urakoropa uratetse isafuriya yashiririye yabaye umukara urimo uraza gukoropa gusa nani nibagiwe ntabwo ubizi ko imirimo ibiri yananiye impyisi ntabwo ibyo bintu nawe ubwawe wabikora ngo bishoboke isafuriya yahindutse umukara ubigiye kuba ko bakunda abakobwa bose bo mu cyaro abantu bose baturuka mu cyaro ninjije ntabwo ushobora gushyiramo akenge byibura wabarire se iki uno n'ubu utangiye ninza nzasanga na televiziyo wanjye wayihuye wayimena intebe waziciye wazikataguye umva rero nkubwire uri kumva njye ntabwo nkunda ibintu by'akavuyo sinkunda iki haguruka aho ngaho Kasito akona iwasa ako singu nibwe shaka nguzi kunaramwe umugore gifafa aho suhiso mama nagomba gushyingira kubera iki nyine nanjye ndumukire kandi mfite umugore uzi kureba nk'ahantu uzi ko hahinga abagabo bane njye mfite umugabo uzikize ako nanjye gushakira singuye mu rugo unyurira ngo nta kintu buronke none waronse byeri byeri se no gusa wareje kwiyasanga reba igihe iyi saha ntazongera kubona kandi narabikubwiye nzanayigurisha buretse nzabwira hirwa tuyigurisha wowe neza ndebije nayo naguha n'ukuri kw'Imana papa ako neza ndebije nayo naguha none nta nubwo izamva kuboko tuzajya tunaryama nyambaye uritesha ubu wabonye icyo kunywa nyine ubu urumva ubuzima bwawe bwasubiye mu murongo soma hawe ko ntukabe ese basi papa mwana nubwo uzi ko ndwaye iyo nshakira n'utunini tw'umutwe koko unywa amazi reba umurima wose mba mpinze njyenyine wiri ugenda nta kintu na kimwe kizima wamfashije batasinze kare ariko ninjiramo kandi ubu se birajyana nijoro umeze ute ninjiramo kandi atamba muri gerye nashingiye mu bakire ahubwo uranyibukije ko nyamagara umwana wanjye narazi ko neza ugiye kumuhamagara uhita umwumva sibyo nawe nguha nawe nguha karamema wiriwe neza umwana umeze neza umeze neza nta kibazo yewe twagukumbuye njye na so twagukumbuye turi kwicara tugutekereza umukwe wanjye se ameze ate yego ameze neza ahubwo mumamagaye yaramaze kumbwira ngo mbabaze uko mumerewe namwe umwana nagukumbuye wumve ngo ndi kwicara mu murima nkabona ndi njyenyine n'ukuri niko nanjye mpari nakahirwa kazi kavuga ngo karaza kugusuhuza ngo karaza kuguhamagara nanjye arahari dore anyicaye iruhande mubwire ko nasinze agabikunda numuzi se none byo ntabwo mbivuga ariko yasinze homa ntabwo abyumve alo ma fille ça va oui none wamenyereye sha naramenyereye umugabo asigaye anayembereza ahantu hose n'ahandi bita convention yarahanjyanye n'ahantu bita Kicukiro maze kuhamenya nagereza gitatu kuri nimero ya mama wawe nimwe ntereza hano papa umwana nta soni data umwana kubeshya n'amafaranga dukeneye
Alo? Alo? ariko papa uri umusazi ubundi ujya ugira ubwenge buzima wowe uriya mwana wagiye kumucuruza none se namushingiye mu bakire ndimo ndakina papa umwana waraye mu rugo umunsi umubyutse umwaka amafaranga yaraye yakora iki so umugore wari rugo uriya mugabo ni umukire ubuze gufata amafaranga 3 cyangwa 5 akabishyira kuri nimero yawe ukabikuza ukayampa ni ibintu byadanje nibavuga se ko nta kibazo cy'amafaranga ufite yose amafaranga yanga cyazi amafaranga kibazo ndafite n'ikinzoga ariko ikibazo cy'amafaranga ndagifite so nta buri kintu nyamaza nimba munaze kumushingira ingegera zakuze kukano gasozi abantu mu izetse atari biriya bigabo bwirwa mugendana bitagira ubwenge ubundi nibyo yashakaga kugushingira umwana ariko uriya nyine arasobanutse ukuma amafaranga akankimera 3 washaka gukuramo 1000 reka nawe tuvuga kubera ko umukobwa arakukunda buri kureka akampa 3 ariko jyugira umuco jyugira umuco ntago umwana arara mu rugo rimwe ngo ubyuka umwaka itegeko nshinga ryo mu rugo rwa Rudoviko rivuga ngo iki umugabo ni ugomeza kuvuga arindira amaze vuga ngo iki itegeko nshinga ryo mu rugo rwa Rudoviko nakubwiye ko nibuye nari kwasa ahanga ari mu murima none nibuye nari kwasa wari nyasase mana yanjye ariko papa ubu koko ni wowe wankorera ibintu nk'ibi ugatinyuka ukanshingira umugabo ntakunda kugira ukundi ubona amafaranga ndabizi ntabwo ari urukundo mfitiye ni ukugira ngo ujye ubona amafaranga uko yashatse papa ndakwanga ntabwo uyu mugabo nigeze mukunda ibi bimeze nko kungurisha papa urabizi njyewe ntabwo ngira imishinga nyine mu mafaranga imbuto twari gukuramo 1,000 ukampa 2 cyangwa se tukanagabura ariko nawe ukabona ko tugabura ibiki ku mafaranga umwana azagera kunyakira umwana amafaranga ninzajya mbikenera akayama nzajya nguha uzongera kwaka umwana amafaranga ntabwo uriya mwana ari itungo wagiye kugurisha nta nubwo ari itungo wagiye kuragiza jya wigira amuhamagara ntira telefone France muhamagara none nzabimenye kanze ndaje mpamagara mbwiye ngo nazajya guhamagara ujye umbwira kandi uzasazira mu bukene ahubwo uzasaza uri umutindi mu bwonko uzasaza uhinga niba nanjye uzasaza ndi umukene mu bikorwa wowe uzasaza uri umukene mu bwonko bwonko se baraburya bwonko baraburya niba ufite umukwe w'umukira agomba guha ku mafaranga caho utahe tugende tujye mu rugo si genda nakomeza kuba usubiye mu kabari ndaguma nunyiciye gahunda ntabwo uri kumva icyo ugomba gukora insengero wanditse koko ku buryo ngo uhamagara 30 yose umubwira ko mukina ukanga kuza tugukwepana nawe hano turi gukina umukino w'injangwe n'imbeba ndavuze ngo vayo dukora ibyo dukora ese ngenda kora iki nta kintu nshaka gukora njyewe vayo umwari vayo se wanditse vayo mu buriri ntabwo ndyama ku manywa ase mwareka mubwiza ukuri umbabarire umubwire kabisa waje hano kugira ute uri vaze uri amasahane uri televiziyo ngo ujye nzajya nkucana nkurebe uri igiki waje hano kugira ute njye ntabwo naje hano ngukunze pe naje hano nubashye papa akunda kuba uri kwigirira iki umwari ndavuze mu gwino ase wanditse ko nshaka gukora ibyo bintu umva mubwira umwari cyane ukomeza kunesha umutwe uri kumva mfitiye ubwoba ubwo base bw'ibiki
ushobora kumbabaza ntabwo ndabikora umunsi n'umwe. Akundi ibi ni biki? Nose niba utabikora n'umunsi n'umwe urashaka kumbwira ko uzabikora ryari n'utabikorana n'umugabo wawe? Njye ntabwo ngukunda. Wamaze niba utankunda. Ubwo utankunda se bisobanuye ko utanyubaha nk'umugabo? Umwana ndavuze ngo ntukomeze kuntesha umutwe. Wanyirekere koko. Jya hasi. Ndavuze ngo jya hasi mwana. Wanyirekere. Umwana reka nkubwire. Wibuke ko ngenda gukoye. Turi kugendana. Ese ko ntabyo nshaka urabinkoresha ku ngufu. Hakubi n'ibiki none umwuka byangu. Waje aha ngaha kubiki? Niki cyakuzanye aha ngaha? Ntabwo waje kuba umugore wanjye. Bashye papa njye ntabwo naje mbishaka ngo tuzajye dukora. Umwana ndakubwiye ngo jya mu buriri none aha. Wandetse ngo jya mu buriri umwana. Jya mu buriri. Ndavuze ngo jya mu buriri. Ntabwo ndyama ku manywa. Jya mu buriri. Wababari. Okay noneho bigiye kuba by force. Umwana ndavuze ngo ngwino hano. Gusa wandetse ngo. Umwana ngwino hano ngaha. Ubutaha uzajya wihisha wisuzuma ko amaguru yawe atagaragara. Mana we. Ase ubwo wandetse ko. Umwana ndavuze ngo ngwino. Umwana ngwino. Wanyeretse. Vai tugende se. Vai tugende. Vai tugende. Umwana. Wandetse. Ntiwibeshye ugaruka hano. Nushaka ko utasubira n'iwanyu. Kubwa kakanyacyaro gusa. Ugende ntugaruka iwanjye. Ntiwibeshye wongera kugaruka hano na rimwe. Uhita utaha ugenda iwanyu. Muko urakora icya? Ko wicaye aho ngaho urakora iki? Ufite ibibazo? Ibihe bibazo? Ubundi uruwahe? Ntabwo iwacu ari inaha. None se ko wicaye aho ngaho nta nubwo ufite ubwoba ko bakugirira nabi? Nta muntu tuziranye binaha. None se wanyemerera nkagufasha niba ntacyo bigutwaye? Uva aho ngaho rwose ahantu ni habi cyane, aba bajura bakugirira nabi uri umuntu w'umukobwa. Wanyemerera nkagufasha? Ngaho vaho ngaho ngwino.
Karibu. Karibu rero mu rugo, hano niho mba. Ufite umugore? Oya, nta mugore ngira. Yenda umuseribateri. Kubera shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi